Biriwe neza Xavera. We haravugwa iki? Turarana iki? Yego, hari kuvugwa byinshi ariko by'umwihariko hari igitaramo cy'urwenya kizwi nka Gen Z Comedy Show kizaba ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 2024 n'umusibejo. Hazaba harimo abanyarwenya batandukanye barimo n'uwitwa Alex Muhangi, arakomeye cyane muri comedy mu gihugu cya Uganda. Yashyize amashusho ku rubuga rwe rwa Instagram agaragaza ko yiteguye gutanga ibyishimo i Kigali mu Rwanda ubwo azaba yaje muri kino gitaramo, anatumira abanyakigali ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Uretse uyu kandi hazaba harimo n'abandi banyarwenya bakomeye barimo nk'uwitwa Ramjan Joshua, arazwi cyane ari kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yari umunyarwenya ndetse ari n'umunyamakuru hano mu Rwanda, gusa kuri ubu ngubu yaniyeguriye Imana asigaye ari umuvugabutumwa. Nawe rero azasetsa abantu muri icyo gitaramo. Harimo Clapton Kibonke nk'umunyarwenya mukuru ndetse akaba n'umukinnyi wa filime, harimo uwitwa Michael Sengazi nawe arazwi cyane. Uretse nabo harimo na Fari Merci ndetse n'abandi banyarwenya bato babarizwa muri Generation Z bakuriye n'ubundi muri biriya bitaramo. Ariko kandi sinava kuri Ramjan Joshua ntavuze ko uyu munsi yagabiye urugo ubwo n'umugore wa nyakwigendera Pastor Theogene Niyonshuti waruzwi nk'inzahuke. Uyu munyarwenya rero akaba n'umuvugabutumwa yasuye uyu muryango kuko uriya mu pastor yatangaje ko yamukundaga ndetse yanakundaga ibyigisho bye, biri no mu byatumye yumva neza iby'agakiza mbere yuko anabyinjiramo. Uyu munsi rero yabasuye ndetse anabagabira inka. Uretse kubagabira inka yanabahaye n'ubundi n'ubushobozi bwo kuba bakomeza kwitunga, harimo no guha ibikoresho by'ishuri abana barerwaga n'ubundi na Theogene Niyonshuti, cyane ko uyu yarazwi ku gukura abana ku muhanda akabazana mu rugo akabarera bakabana. Ubu rero n'ubundi afite abasaga 30 bose bari muri uru rugo. Uyu rero yabahaye inkunga, ni igikorwa cyashimwe n'abantu. Hanyuma kandi twikomereje mu yandi makuru, ntabwo ndabura kuvuga igitaramo cya Rwanda Shima Imana gitegerejwe ku itariki 29 z'uku kwezi. Abaramyi bari kugenda biyongera umunsi ku munsi. Uretse Tonzi, Israel Mbonyi, Bosco Nshuti, Crisonda Singwa, Gabi Kamanzi, Aime Uwimana, Prosper Nkomezi na Jean Christian Irimbere biteguye n'abandi umunsi ku munsi bari kugenda bagaragaza ko bagomba kuzasusurutsa abantu muri iki gitaramo cyo gushima Imana ku byiza yakoreye u Rwanda, cyane cyane muri imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye. Igitaramo rero kizaba tariki 29 Nzeri kibere kuri Stade Amahoro ivuguruye. Twigire hanze y'u Rwanda, witwa Shiba Karungi aravuga ati nyuma yo kubaka inzu ya miliyoni 800 z'amashiringi ya Uganda ntabwo bishoboka ko nashakwa n'umugabo nkajya kubiwe, ahubwo we agomba kugira inzu ye nanjye nkagira iyanjye, tugajya tugira igihe tubonana kandi nabwo atari ukubana karamata. Ati urwo ni rwo rushako nabona rumbereye nkanjye Shiba Karungi. Byakoze ku mitima ya benshi, aho bamwe bavuga bati bu n'ubukunguzi, abandi bakavuga bati nibyo koko ibyo waruhiye ugomba kubibamo wenyine. Ubwo ibiganiro biracyakomeje ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kandi twigiriye hanze y'u Rwanda, hari ibiri kugenda bihishurwa byabereye mu gitaramo cya Kanye West ndetse n'uwitwa Ty Dolla Sign. Igitaramo cyabereye mu Bushinwa ku cyumweru cyashize, ejo bundi hashize ku cyumweru. Iki gitaramo rero cyitabiriwe n'abantu benshi, ariko noneho ibyagiye hanze nuko hari couple, ubwo ni abakundana umuhungu n'umukobwa bari bamaze igihe bakundana kuko bahereye muri 2014 bakundana. Umusore yahatereye ivi n'uwitwa Arichan ndetse n'umukobwa witwa Daligu. Uyu musore rero yahatereye ivi, umukobwa amwemerera ko bazabana bari muri icyo gitaramo. Amashusho yatangiye kujya hanze kuri uyu munsi. Hanyuma andi makuru twabwira abantu nuko umuhanzikazi witwa Miley Cyrus kuri ubu ngubu urageretse n'ikigo cyitwa Temple Music Investment kimushinja gukopera indirimbo ya Bruno Mars yitwa When I Was Your Man. Yakopeyeho rero cyangwa se yayishishuye nk'uko tujya tubivuga ku ndirimbo yitwa Flowers. Iyi ndirimbo yarakunzwe cyane kuva yajya hanze kuko yamaze ibyumweru bisaga 8 ku mbonerahamwe ya Billboard isanzwe itondeka indirimbo zikunzwe ku isi. Ni indirimbo n'ubu ngubu ibi birego yego. Turagushimiye cyane Karemera, tubashimire kandi namwe twabanye muri aya makuru. Mukomeze byiza mwumva Radio Rwanda, Imana ibarinde.